nuzi w'Imana mama Chance mu bishukuri ari gushaka kuvuga ko atwite inda y'umwuka wera. Muri we harimo ibintu bidasanzwe azasohora, amasezerano azasohora ku buzima bwe. Ntabwo ari ukuryamana mu buryo busanzwe kuko Kristo ni umwuka. Kwatabisobanurira abantu baba bamukurikiye, araje ati ngewe ndi umuzimu. None araje ati ngewe ndatwite, ngewe rwose naryamanye na Yesu. N'icyumba cyanjye nge na Yesu nta wakigeramo, nta n'uwo nakigezamo. Ibyo bintu biri gucanganyukisha abantu afite inda yaryamanye na Kristo. Abantu bajye babyitondera. Ashobora kuba afite ukunda ari kuyoborwa n'umwuka, ariko kubera yuko iby'umwuka arimo arabibwira abanyamubiri bakamutekereza nabi. Niyo mpamvu bamwe bamukoresha ikiganiro ahubwo yitonde abantu batazanamugusha. Niyo mpamvu bamwe bamukoresha ikiganiro bakamubaza ngo muryamanye mu buriri ari gutera akabariro byari bimeze bite. Bakaba batuma mu by'ukuri avuga ibitari byo bakamuvangira. Ibyo byo navugaga ngo hari abantu baba bashaka kuvangira abana b'Imana, iteka ryose abasatani bashaka kubavangira. Ati gute? Nimba umuntu avuze ngo natewe inda n'umwuka, natewe inda na Yesu, twarararanye ubu ndatwite, abashatse kuvuga ko ariko mu mitekerereze yanjye y'umwuka, abashatse kuvuga ko yatewe inda na Kristo, abashatse kuvuga ko afite amasezerano yahawe n'Imana, afite amasezerano yahawe na Yesu. Ni ukuvuga ngo ejo hazaza abazabyara, afite ubutumwa azatambutsa bukomeye ejo hazaza. Nye niko mbyumva, kuko sinibaza ko yaba ari mu buryo bw'umubiri hari umuntu watinyuka akavuga ngo byonyine Yesu ni umwuka. Sibyo? N'Imana ijya kumubyarana na Mariya, urumva nabwo byabaye mu buryo bw'umwuka, kuko bari kuza bavuga ngo mvuye ikuzimu, nabaga ikuzimu, urumva akandi akagaruka ukabona ni umuntu. Yewe nzi ko nta muntu wajya ikuzimu ngo agaruke umuntu gutya ajye mu bantu. Ibyo bintu mba numva bitashoboka. Ntabwo bishoboka, uretse ko yenda baza nyine bakabitubwira, ariko nta n'umwe uravuga ngo nimuze tujyane njye kubereka inzira naciyemo njyayo. Ntaho ndamubona ngewe, ariko abantu benshi baraza bakabivuga. Muri rusange rero ntabwo ndamenya inyungu banabikuramo, kuko n'ababivugira ku makamera nzi ko nta mafaranga bahabwa. Ntabwo ndamenya inyungu rero babikuramo. Nimba icyo nemera, umuntu ashobora kuryama akarota, wakarota ari ahantu. Reka mbahe nk'urugero. Ushobora kuri hano mu mujyi wa Kigali, warangiza ukarota uri i Kamembe, ukarota uri Nyagatare, kandi ukabona ufashe inzira, ufashe umuhanda uragiye. Aba bantu baza bavuga ngo bavuye ikuzimu naba kenshi ni indoto, baba babirose. Ni uburyo bw'umwuka. Hari ukuntu za mbaraga za karande zigufata zikagushika, cyangwa iwanyu baraterekeraga bafite imyuka mibi igenda ibagarukaho, noneho ikagufata akaba ari ikuzerereza, ikakuzereza mu isi y'umwijima. Noneho we aza byapurika nk'aho avuyeyo no mu buryo bw'umubiri, ariko nta muntu wajya ikuzimu n'umubiri ngo aveyo yambaye umubiri. Ntabwo bishoboka. Barabirota. Ni indoto zabo, ni inzozi zabo bagira, urumva. Ariko ibintu byo kuza kuvuga gusa, icyo nemera ni kimwe: umuntu ashobora kuba ari mu isi agatambagizwa mu ijuru. Kandi twarababonye bagiye bavuga bati ngewe naratambagijwe, ndangije ndagaruka. Sibyo? N'abantu rero bashobora gutambagizwa mu isi y'umwijima, barangiza bakagaruka bavuga iby'isi y'umwijima. Ahubwo ikibazo nuko hari igihe bamwe baharabika bakavuga ngo narunaka namubonyeyo, ngo narunaka namubonyeyo, ugasanga mu by'ukuri ibyo bintu ntibishoboka. Ntabwo waba mu isuri n'ikuzimu. Erega ikuzimu nyine ni mu buturo bwa shitani. Ntabwo wajye wambaye inyama n'amaraso ngo uzaveyo, bakuhekenya. Yakenshi umuntu asuzugura umuntu, avuga turiya ntacyo azaba cyo, nta ntambwe azatera, nta mateka azahinduka, akanamwima n'ibyo yamugombaga, kuko abona ko ari nyakwipfira. Ariko abantu babana n'Imana, abantu basenga Imana, bajya batungurana cyane.
bajya batungurana. Niho hahandi wa muntu iyo amaze guhindurirwa amateka abura inshuti. Abura inshuti kuko hari abantu bagiye bagira ibyo bakwima bagakwiye kubiguha. Bagira isoni zo kuza mu maso yawe Imana yarabiguhaye iciye mu zindi nzira. Hari n'abandi bagusezeranya bakakubwira ati tuzagukorera iki, tuzagufasha iki. Hari n'abo usabaga bakakwima. Abo bose iyo umaze gutabarwa bagira isoni zo kuza mu rugo iwawe. Hari abantu bajya bibwira ko nibamara gutabarwa aribwo bazagira inshuti. Reka iyo umaze gutabarwa ahubwo abenshi baragenda, kuko hari abantu batigeze bakora ibyo bagakwiye gukora ku buzima bwawe. Abo rero y'Imana yamaze kubicisha mu zindi nzira bikakugeraho, ntibashobora kuguhinguka mu maso. Ariko ngo hari n'abandi bagukunda ukize. Abo bagukunda ukize rero mbo tubita ikise ni ba bantu ni ba bantu bijijisha ni indyarya. Kuko burya umuntu nakwanga ukennye akagukunda ukize, uwo muntu aba ari indyarya bazi no kwihangana. Ubundi umuntu wuzuye ufite ubumuntu aterwa ipfunwe no kuba hari icyo atagukoreye mu gihe yagakwiye kukigukoreramo, ariko uyu munsi Imana ikaba yarakigukoreye iciye mu zindi nzira. Kukugera mu maso rero biragorana, ariko umunyabugingo we aca bugufi akarushirizaho kukwegera akubwira ati rero nubwo nari narakwicishije urume, nubwo hari icyo nagakwiye gukora ku buzima bwawe ntakoze, umbabarire tubane. Icyo gihe rero murabana. Ariko ibintu maze kubona nuko iyo uteye intambwe hari abantu benshi bakuvaho atari uko hari ikibi wabakoreye cyangwa bagukoreye, ahubwo kubera ko bagiye bakugambiraho icyiza, wagiye ugira icyo wa serivisi wabaka bakazikwima, mu nyuma babona Imana hari icyo yakoze baragenda, musigara muhuzwa n'umurongo wa telefone nabwo ku isoni gusa. N'ibimwaro by'uko bavuze ngo uzapfa uko uzapfa nta kintu. Aho ya uriya amaze kuvuga atandukanye n'uwo. Akenshi abantu bavuga ngo uyu nguyu azapfa nabi, ubundi aba ari umuryango uvukamo. Abo muvukana, bakubyaye, imiryango yanyu yose akenshi barakureba bitewe n'igihagararo, bitewe n'uko yenda babona ko nta future nziza ufite, ejo hazaza hawe hakocamye bitewe n'igihe urimo. Ariko ntibamenye ko icyo igihe umubwiriza yaravuze ngo hari igihe n'igihe cyacyo, ntibamenye ko amateka azahinduka ku buzima bwawe. Akenshi rero bene abo ngabo bagukunda ukize. Umuryango wakwanze ukennye ubundi ugukunda ukize. Baba ninavugaga ni abantu bahandi, inshuti, abo mwakoranye, abo mwasenganye, akenshi witabaza ariko bakagutera utwatsi. Iyo utabawe bagira isoni n'urugo rwawe kurugeramo biragorana. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, turabasuhuje. Twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Reka tumusuhuze. Muraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza, Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Intebe yawe irimo iramanuka. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza, turashima Imana. Mbere yuko dutangira ndumva wabanza ugasenga ubundi tugakomeza. Yego, amazina yanjye nitwa Pascal cyangwa se Yeremiya, nushaka kuvuga Pastor Yeremiya, kuko birumvikana nyine tugenda tugira amazina abantu bakatwita uko babonye, ariko ntacyo bitwaye. Bisigaye Yesu aduhana umugisha. Mana nziza, Mana y'imbabazi, Mana ikiranuka, Imana yo kwiringirwa, turagushimiye kandi tugushimiye kubw'ubuntu bwawe ndetse n'ubutware. Twemerera aka kanya tugiye kuba ahangaha tuvuga ibyawe, utwiyoborere mu izina rya Yesu, amen. Yesu ngo atwiyoborere. Imana ishimwe ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ibintu byose birimo Imana bigenda neza. None mukozi w'Imana, hari ikintu nshaka kukubaza. Igihe wenda umaze kuri iyi si, ni iki ubuzima bwakwigishije? Icyo ubuzima bwanyigishije,
yenda mu mibereho yanjye ya buri munsi, icya mbere ubuzima bwanyeretse ko nyine bubaho bukanarangira. Yego. Cya kabiri guca bugufi no kubana n'abantu bose amahoro. Yego. No kudasuzugura umuntu uwo ari we wese. Yego. Icyo kintu cyo kudasuzugura umuntu uwo ari we wese njya nkunda kukigarukaho. Hari igihe akenshi umuntu asuzugura umuntu avuga turiya ntacyo azaba cyo, nta ntambwe azatera, nta mateka azahinduka, akanamwima n'ibyo yamugombaga kuko abona ko ari nyakwipfira. Ariko abantu babana n'Imana, abantu basenga Imana bajya batungurana cyane. Bajya batungurana, niho hahandi wa muntu yamaze guhindurirwa amateka abura inshuti. Abura inshuti kuko hari abantu bagiye bagira ibyo bakwima bagakwiye kubiguha. Bagira isoni zo kuza mu maso yawe Imana yarabiguhaye iciye mu zindi nzira. Hari n'abandi bagusezeranya bakakubwira ati tuzagukorera iki, tuzagufasha iki. Hari n'abo usabaga bakakwima. Abo bose iyo umaze gutabarwa bagira isoni zo kuza mu rugo iwawe. Hari abantu bajya bibwira ko nibamara gutabarwa aribwo bazagira inshuti. Reka iyo umaze gutabarwa ahubwo abenshi baragenda kuko hari abantu batigeze bakora ibyo bagakwiye gukora ku buzima bwawe. Abo rero y'Imana yamaze kubicisha mu zindi nzira bikakugeraho, ntibashobora kuguhinguka mu maso. Ariko ngo hari n'abandi bagukunda ukize. Abo bagukunda ukize rero mbo tubita ikise ni ba bantu ni ba bantu bijijisha ni indyarya, kuko burya umuntu nakwanga ukennye akagukunda ukize, uwo muntu aba ari indyarya abazi no kwihangana. Ubundi umuntu wuzuye ufite ubumuntu aterwa ipfunwe no kuba hari icyo atagukoreye mu gihe yagakwiye kukigukoreramo, ariko uyu munsi Imana ikaba yarakigukoreye iciye mu zindi nzira. Kukugera mu maso rero biragorana, ariko umunyabugingo we aca bugufi akarushirizaho kukwegera akubwira ati rero nubwo nari narakwicishije urume, nubwo hari icyo nagakwiye gukora ku buzima bwawe ntakoze, umbabarire tubane. Icyo gihe rero murabana. Ariko ngewe ibintu maze kubona nuko iyo uteye intambwe hari abantu benshi bakuvaho atari uko hari ikibi wabakoreye cyangwa bagukoreye, ahubwo kubera ko bagiye bakugambiraho icyiza, wagiye ugira icyo wa serivisi wabaka bakazikwima, mu nyuma babona Imana hari icyo yakoze baragenda, musigara muhuzwa n'umurongo wa telefone nabwo ku isoni gusa. N'ibimwaro by'uko bavuze ngo uzapfa nta kibazo. Aho ya uriya amaze kuvuga atandukanye n'uwo. Akenshi abantu bavuga ngo uyu nguyu azapfa nabi, ubundi aba ari umuryango uvukamo. Abo muvukana, bakubyaye, imiryango yanyu yose akenshi barakureba bitewe n'igihagararo, bitewe n'uko yenda babona ko nta future nziza ufite, ejo hazaza hawe hakocamye bitewe n'igihe urimo. Ariko ntibamenye ko icyo igihe umubwiriza yaravuze ngo hari igihe n'igihe cyacyo, ntibamenye ko amateka azahinduka ku buzima bwawe. Akenshi rero bene abo ngabo bagukunda ukize. Umuryango wakwanze ukennye ubundi ugukunda ukize. Baba ninavugaga ni abantu bahandi, inshuti, abo mwakoranye, abo mwasenganye, akenshi witabaza ariko bakagutera utwatsi. Iyo utabawe bagira isoni n'urugo rwawe kurugeramo biragorana. Bakabivuga kandi koko abantu benshi bagiye bahura n'icyo gikomere. None ni gute umuntu avukira mu muryango ukavuka waba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, ariko umuntu akakureba kumva ko nta cyiza ugomba kugira kandi ari umuryango wawe? Ibyo bintu ubona biterwa n'iki? Hari ibintu ubundi ni ukuvuga ngo imiryango umuntu abona yubatse umuryango, ariko burya awubaka mu buryo wareba, ariko hari ubundi buryo umuryango wubakitsemo watabona. Navuga ngo ni uburyo bujyanye n'imyuka, kuko tumenyereye kubona umuryango w'abarokore basenga, tukavuga duti uriya muryango wubakiye ku mwuka wera. Ariko burya hari ibintu byitwa imyuka bigendagenda, akenshi usanga buri muryango ufite icyo wihariye. Uzacunge urebe, hari umuryango abana babo bose bashaka ari uko babyaye
babyariye mu rugo, bakabyarira mu ngo iwabo mbere yo gushaka, ugasanga ni uruhererekane. ngira ngo iyo ni karande. Nyine iyo ni ya myuka. Ubundi se karande ni iki? Si imyuka igenda iteza abantu gukora ibidakwiye. Mu by'ukuri wajya kubona ukabona umwana akoze ikintu utari uzi ko yagakwiye kugikora. None se ntabwo uzi ko hari abantu usanga mu muryango wabo karande yabo nyine ari ukwishingira gusa, kuko hari igihe umuntu yishingira kubera ko nta bushobozi. Yego. Ariko ugasanga umuntu afite ubushobozi ariko bikarangira yishingiye, akisanga yishingiye. Iyo rero ni imyuka. Imyuka mibi ari nayo karande mbi bajya bavuga, igukurikirana, ni ukuvuga ngo ikwataka ukiri mu nda, ukimara kuvuka ihita igufata, igatangira kugukoresha uko ishaka. Rimwe na rimwe ukabona umwana ni uruhinja ariko ukabona aratsibuka. Igihe wamukangaye umubwira ati wa mwana kucyo wakoze iri kosa, wamuha ibiryo akabyanga. Burya arinda akuranye uwo mudayimoni kugeza ashatse, niyo atonganye n'uwo bashakanye n'ubundi birya arabyanga. Uramutse ubajije ababyeyi be ukabaza nk'umubyeyi we nka mama we, ashoboye kukubwira ati uyu mwana akiri na mutoya niko yari ameze. Urumva, ugasanga yenda umwana ni umunyamahane, akiri umwana arabona ubwana bwose agakubita. Ubwo bigana agakubita, abo bahuriye kumugeza agakubita, ugasanga akuze muri iyo karande, yamara no kuba umuntu mukuru n'ubundi ugasanga no mu rugo rwe n'ukurwana. Nicyo kintu kihiganje. Urumva, none se abangabo ujya kubona ukabona mu by'ukuri icyaha cy'ubusambanyi kirabatwaza igitugu. Abenshi batangira gusambana bakiri abana, nawe ubwo akisanga yabikoze atanagambiriye kubikuramo, tari ukuvuga ngo yabikoze kugira abone amafaranga, ahubwo we akaba afite imyuka mibi imukurikirana ikamwangiriza muri ubwo buryo. Ibyo byose rero ntabwo ushobora kubyimenyera, ubundi ubimenya kubera ko wumvise inyigisho. Iyo wumvise abantu bari kubisobanura nibwo ubimenya. Akenshi uzasanga bene uwo muntu no mu nzozi arota inzozi ziteye ubwoba, gusa ahora agenda yikanga urupfu, yumva ko azapfa ejo, icyo abonye cyose akagisesagura, yumva ko azapfa ejo, ntagira igitekerezo kizima cy'ejo hazaza mu buzima bwe. Iyo rero niyo myuka mibi ariyo bakunda kwita karande ikurikirana abantu. Ugasanga mu muryango harimo karande yo kutiga pe, umwana akajya mu ishuri akiga, agakora ibishoboka byose, agafata esuwime akayitosa, agatega mu mutwe, agakandagira mu mazi, mu ibasi irimo amazi, ariko bikanga, amasomo akanga neza neza. Ariko yajya guhinga akeza. Urumva ko iyo ngiyo nayo ni karande iremereye, kuko ubundi umuntu akwiye kujya guhinga ashoje amashuri. Nimba yararuze ubuhinzi akaba yabikora neza kurushaho kubera ko yabyize. Ugasanga rero muri rusange abana bagwa mu mporera buri munsi. Abana uko bavutse bavuka basanga imyuka mu muryango ikabataka ikabafata. Niyo mpamvu iyo ubyaye umwana bigusaba kumusengeshereza. Urabona ko abakatolika babateza bakiri impinja, ariko twebwe nk'abarokore barakubwira ngo nimba ubyaye umwana mushyira umutambyi kandi umujyanane n'ituro. Umutambyi amusengere, nurangiza umuhereza ituro ucyura umwana kuzageza igihe azagera gute azabatizwa. Nibuze biriya bishobora gutuma umwana wabyaye hari imyuka imwe n'imwe itamufata. Nubwo atari 100% nawe nk'umubyeyi uzakomeza kumusengera, ariko hari imyuka myinshi itamufata. Hari indi myuka rero nayo itumuka, noneho umwana akigira ku mubyeyi we. Umwana akaba yaravutse ari muzima, nta kibazo cya karanda avukanye, ariko noneho umubyeyi we akaba yanduriye mu isi bitewe n'ahantu yakoze, bitewe n'abantu babanye, akaba agira imico mibi. Umwana akajya yitegereza akareba akavuga ngo umubyeyi wanjye akoze iki, nawe akagikora. Kuko urabizi ko umwana w'uruhinja iyo umubwiye icyo umubwiye agisubiramo, cyane cyane umwana uri kwiga kuvuga. Niba rero icyo umubwiye agisubiramo, iyo ugize imico mibi, umwana nawe akura akoresha ya mico mibi kuko nibyo akubonamo. Urugo rwiza rero rushobora kugira urugamba rumwe gusa rwo guhangana na ya myuka ya karande, ariko umwana akaba muzima kubera ko bafite imico myiza, umugore n'umugabo babanye neza, abana bakuru babanye neza, bityo bigatuma wa mwana uvukiye mu muryango usigaraniye uruhare rwo kujya umusengera gusa wirukana imyuka mibi.
bivuge ngo hari abantu bagiye bavuka mu miryango bahura n'izo ngaruka za karande, babona ibintu bibabayeho bakibaza ngo ibi bintu biva he, bituruka he. Yego. Ngira ngo barasubijwe. Hari n'ikindi nibagiye gatoya. Ikintu cyo gukora ntibyemere. Ugasanga umuntu azi gukora icyo bita business neza, yose nayo ni karande. azi gukora marketing neza, urumva, ariko bikarangira n'ukuri icyo ukoze cyose cyanze, n'ukuri kose ni karande. Yesu atayigukuyeho nta wundi muntu wayikuvanaho, ni amasengesho yonyine. Ni karande nyine, cyangwa nuko akora nabi nyine. none niba abo tuvukana bose bakora bikanga, data agakora bikanga, mama agakora bikanga, data wacu agakora bikanga, masenge agakora bikanga, umuryango wose ukaba wibera mu buhinzi gusa, wibwira ko kuzazamura ya mpano y'ubucuruzi bizakorohera. Ntabwo bikunda, burya umugisha ni uruhererekane kandi rugendera mu buryo bw'umwuka abantu batazi. Ubu se ni bangahe bashatse perime bikanga, yajya kureba agasanga mu muryango we nta mushoferi n'umwe wahigeze, nta n'uhari, yewe no gutwara igare wapi. Ariko wajya kubona ukabona ukumva umuntu afite abana, ugasanga ni umushoferi, umwana we w'imfura ni umushoferi, umwana ukurikiye ni umushoferi, n'abuzukuru babo ugasanga bose ni abashoferi. Burya buri muryango wifitiye karande mbi ukagira na karande nziza. Ingorane rero ni ukuvuka mu muryango nyine wifitiye karande mbi. None se yenda nk'urugero, nimba uvutse mu muryango yenda umuryango w'iwanyu ari abarobyi gusa, bajya mu akazi kabo ari ukuroba amafi, ari ukuroba isambaza, ari ukuroba ibintu nk'ibyo byo mu mazi, aho wibwira yuko kugira ngo uzajye gukora business yindi itari ijyanye n'uburobyi bitagusaba gusenga? Ako karande y'amaraso nayo iragora kuyisengera, kuvaho biragora. Nyine biragora, bigusaba kwiyiriza ubusa no gusenga no guhura n'umutambyi muzima, kuko hari n'abatambyi nabo batagukura iyo karande kuko nabo bafite karande. Yego. Kuko erega ikibazo tujya tugira nuko tutayoborwa n'umwuka wera. Kandi Bibiliya iravuga ngo muyoborwe n'umwuka wera nibwo muzaba muri abana b'Imana. Njyewe binsaba imbaraga zikomeye kugira ngo menye umuntu wo kunkuraho karande. Reka ngoye nk'urugero, nimba mu buzima nifite karande yo gukora ntibyemere, izamvaho gute kandi n'umushumba ndi kujya kubwira ngo nkureho karande nawe afite karande yo gukora ntibyemere? Nimba ufite karande yo kutubaka urugo, mu muryango w'iwanyu mukaba mutubaka urugo, bizakugora cyane kumenya umushumba nawe wubatse urugo rwe neza, ufite umugisha wo kubaka urugo kugira ngo abari ugusengera kugira ngo urugo rwawe rwubakike. Njya nkunda kubivuga abantu mukampagurukira, ni gute umuntu yajya kubaka urugo rw'abandi urwe rwarasenyutse? Ntabwo ibyo bintu bikunda, kuko nimba urugo rusenyutse nawe ufite karande yo kubaka ntibikomere. Kuki se wakura abantu karande yo kutubaka gute kandi nawe ubwawe wubaka ntirukomere? Ibyo ngibyo narabibonye. Nimba yenda umuntu yifitemo karande yo gukora ntibyemere, arafashe nituragiye gushaka umushumba, nsengera rwose mfite ikibazo cy'uko nge nkora ntibyemere. Ariko nujya kureba urasanga nimba utewe n'umwuka wera yenda na wa mushumba nawe arakora ntibyemere. Byaranze. Karande yiwe nziza niyo kuvugira Imana gusa, iyo gukora ntirimo. Ubundi ngewe ntubona nshaka yenda abantu ntibanyumve nabi, nshaka ngewe kugira ngo umuntu asengere yenda mfite karande yo gukora ntibyemere, nareba umushumba usenga anakora, nkavuga ntuyu mushumba mu buryo bw'umwuka yarazamutse, mu buryo bw'umubiri yarazamutse, reka ngenda nambureho ibiganza. Ariko uzahura n'inzererezi zose zivuga mwami Yesu ngo nsengera ngo ncuruza mbomba, nabo barasaze kandi nawe ubwe yarasaze. Abana bitana akagira ngo abonye miliyoni kubera ko amaze imyaka myinshi atabayabona. Ntabwo bikunda, ahubwo bene uwo nguwo umushakaho imbaraga zo mwuka wera. Uramubwira ati nsengera nge ndota, nsengera nge nerekwa, nsengera mbona imbaraga zo kwihangana. Mu by'ukuri rero usanga umwana apfa mwiterura. Impamvu umwana apfa mwiterura nuko utamenya umuntu wo kugukuraho ibikuriho, uwuganaho nawe byaramuzengereje. Ni nako ibyaha birandagatana burya ngo iyo usengewe n'umuntu ugasengerwa n'umuntu ufite karande runaka, akenshi azikwaturira zikujyamo nyine. Buri ikintu cyo kuvuga ngo urabwira umuntu agusengere, abantu bajye bakitondera cyane, bajye bihangana banze bayoborwe n'umwuka wera.
none wowe nimba uhamagara umuntu ukamubwira uti naringize ngo unyatuze umfashe dusengane kuko maze iminsi nkora ibyaha, umuntu agahita akubwira ngo banza wohereze ituro, urumva utahubiye utagiye mu badayimoni? Urumva wari umukozi w'Imana? Umukozi w'Imana ntabwo abanza ibyo kurya imbere, ntabwo abanza itura imbere, ahubwo icyo abanza gukora umurimo w'Imana, Imana ikamutunga nyuma. Yego. Icyo kibabera ikimenyetso. Ubundi umukozi w'Imana agomba kuba afite icyo nakwita umujinya, cyangwa se afite muri we ifuhe ry'umurimo w'Imana, byo kumva ko akwiye gushakira abantu kugira ngo abageze kuri Kristo Yesu. Ntago umukozi w'Imana kirindamo imbere. Yego. Ariko uzasanga 80% ry'abakozi b'Imana benshi arakubwira ngo banza umpereze ituro mbere yo kugira ikintu umbwira, banza umpe ituro ubundi ngusengere, kandi niyo agusengeye ntibinavaho. Nicyo kibazo nyine, kubera urumva bashyize amaturo imbere nyine. Noneho ikinansetsa ni ukuri, reka mbabwire, nabo nubwo banayarya nta n'ikintu abamarira, kuko buriya ni ukurira ku mururumba, sibyo? Ni ukurira, ariko ituro Imana iguhaye, Imana igaca mu muntu akagutekerezaho akakuzanira ituro cyangwa akarikoherereza, uzi ukuntu rikubyibushya, uzi ukuntu rikunezeza kabisa, riba risengeye. Ariko rwose reka mbabwire, abantu duhindura imyumvire, tumenye ko ntabwo ikijyo gipfundikira ikindi. Mu Kinyarwanda sinzi yavuga ngo ikijyo ntigipfundikira ikimene, ntago byakunda. Wijya gushakira umugisha aho utari. Ubu se ko mwirirwa nyine, buri muntu wese yirirwa ahamagara uwabonye atabanje no kubaza Umwuka Wera, wakujyana mu nka zikamwa n'izidakamwa, bambe mu nka zikamwa n'ibimasa, wajya gukama ikimasa kandi ureba inkikamwa, wajya gukama inkikamwa. Niyo mpamvu bigusaba kugira gute uyoborwe n'Umwuka Wera, nibwo n'ibintu byawe byose bizagenda neza. Ngayo nguko abantu birakaze, ni musenge, ni musenge, nicyo cya mbere kugira ngo muyoborwe n'Umwuka Wera. Yego. Ibintu rero bikomeje kugorana. Njye kumva numve umuntu arihanukiriye ku mihanda ati ngewe natewe inda n'Umwami Yesu. None nimba Yesu agezaho aza mu bantu bayo akabatera inda, noneho byakomeye. Ubundi mukozi wemera ko Imana ihari? Njyewe nemera ko Imana ihari. Na Satani se wemera ko ahari? Na Satani arahari, kandi ahakorera Imana. Na Satani arahakorera, kuko Bibiliya yarambwiye ngo abana b'Imana yo bateranye nabo kwa Shitani bagira gute? Baraterana. Kandi iteka ryose ahari amavuta niho ubushishi butonda. Ni ukuvuga iki rero? Imana ishobora gukorera ahantu na Satani akahakorera. Imana ikahakorera mu buryo bwiza, ariko Satani kuko ataba yifuza ibyiza akaza kubavangira. Uriya mugore kuba uriya muhanuzi w'Imana kuba avuga ngo afite inda yaryamanye na Kristo, abantu bajye babyitondera. Ashobora kuba afite ukuntu ari kuyoborwa n'Umwuka, ariko kubera yuko iby'Umwuka arimo arabibwira abanyamubiri bakamutekereza nabi. Niyo mpamvu bamwe bamukoresha ikiganiro, ahubwo yitonde abantu batazanamugusha. Niyo mpamvu bamwe bamukoresha ikiganiro bakamubaza ngo muryamanye mu buriri ari gutera akabariro byari bimeze bite. Bakaba batuma mu by'ukuri avuga ibitari byo bakamuvangira. Ibyo byo navugaga ngo hari abantu baba bashaka kuvangira abana b'Imana, iteka ryose abasatani bashaka kubavangira. Ati gute? Nimba umuntu avuze ngo natewe inda n'Umwuka, natewe inda na Yesu, twarararanye ubu ndatwite, abashatse kuvuga ko, ariko mu mitekerereze yanjye y'Umwuka, abashatse kuvuga ko yatewe inda na Kristo, abashatse kuvuga ko afite amasezerano yahawe n'Imana, afite amasezerano yahawe na Yesu. Ni ukuvuga ngo ejo hazaza abazabyara, afite ubutumwa azatambutsa bukomeye ejo hazaza. Njye niko mbyumva, kuko sinibaza ko yaba ari mu buryo bw'umubiri hari umuntu watinyuka akavuga ngo byonyine Yesu ni Umwuka. Sibyo? N'Imana ijya kumubyarana na Mariya, urumva nabwo byabaye mu buryo bw'Umwuka, kuko nuzi w'Imana Mama Chance mu by'ukuri ari gushaka kuvuga ko atwite
inda y'umwuka wera. Muri we harimo ibintu bidasanzwe azasohora, amasezerano azasohora ku buzima bwe. Ntabwo ari ukuryamana mu buryo busanzwe, kuko Kristo ni umwuka. ko atabisobanurira abantu baba bamukurikiye. Araje ati ngewe ndi umuzimu, none araje ati ngewe ndatwite, ngewe rwose naryamanye na Yesu, n'icyumba cyanjye nge na Yesu nta wakigeramo, nta n'uwo nakigezamo. Ibyo bintu biri gucanganyukisha abantu bigatuma abantu rwose. None se reka nkubaze, ku bantu benshi, abantu bafite amazu, yaba arayo bakodesha cyangwa bubatse, abantu ntibagira gutya akavuga ngo mfashe icyumba cyo gusengeramo. None se kiriya cyumba cyo gusengeramo yagikoreramo ibyo abonye? Donc niho ahurira na Kristo, ni ikibuga. Nabisobanurira abantu ariko nyine urumva hari abantu bahabwa kwigisha mu migani. Dufite igitabo cy'imigani, tukagira iki byahishuwe. Wabyumvise? Umuntu wanditse ibyahishuwe ari we Yohana ashobora kuba yaravuze akerura kurenza Salomo wanditse imigani. Buri wese rero yigisha uko yahawe, ahubwo uko wahawe ugomba kubyigisha ntacyo ugabanyije nta n'icyo wongereyeho. Kuba rero nge yakwigisha kuriya nge ndabyumva cyane, nkagira n'ikintu nkuramo. Ngaye ngoko. Aha tujya kubona tukabona undi ati ngewe mvuye ikuzimu. Ariko ubundi nabanje kukubaza ngo wemera ko Imana ihari? Urambwira ati ndabyemera. Wemera ko Satani ahari? Urambwira ngo ndabyemera. Aba bantu bo bari kuza bavuga ngo mvuye ikuzimu, nabaga ikuzimu, urumva akandi akagaruka ukabona ni umuntu. Yewe nzi ko nta muntu wajya ikuzimu ngo agaruke umuntu gutya ajye mu bantu. Ibyo bintu mba numva bitashoboka. Ntabwo bishoboka, uretse ko yenda baza nyine bakabitubwira, ariko nta n'umwe uravuga ngo nimuze tujyane nje kubereka inzira naciyemo njyayo. Ntaho ndamubona ngewe, ariko abantu benshi baraza bakabivuga. Muri rusange rero ntabwo ndamenya inyungu banabikuramo, kuko n'ababivugira ku makamera nzi ko nta mafaranga bahabwa. Ntayo. Ntabwo ndamenya inyungu rero babikuramo. Nimba icyo nemera, umuntu ashobora kuryama akarota, wakarota ari ahantu. Reka mbahe nk'urugero, ushobora kuri hano mu mujyi wa Kigali, warangiza ukarota uri Kamembe, ukarota uri Nyagatare, kandi ukabona ufashe inzira, ufashe umuhanda uragiye. Aba bantu baza bavuga ngo bavuye ikuzimu, naba kenshi ni indoto. Baba babirose. Ni uburyo bw'umwuka. Hari ukuntu za mbaraga za karande zigufata zikagushika, cyangwa iwanyu baraterekeraga bafite imyuka mibi igenda ibagarukaho, noneho ikagufata akaba ari ikuzerereza, ikakuzereza mu isi y'umwijima. Noneho we aza byapurika nk'aho avuyeyo no mu buryo bw'umubiri. Ariko nta muntu wajya ikuzimu n'umubiri ngo aveyo yambaye umubiri, ntabwo bishoboka. Barabirota. Ni indoto zabo, ni inzozi zabo bagira, urumva. Ariko ibintu byo kuza kuvuga gusa, icyo nemera ni kimwe: umuntu ashobora kuba ari mu isi agatambagizwa mu ijuru. Kandi twarababonye bajya bavuga bati ngewe naratambagijwe, ndangije ndagaruka. Sibyo? N'abantu rero bashobora gutambagizwa mu isi y'umwijima, barangiza bakagaruka bavuga iby'isi y'umwijima. Ahubwo ikibi kibazo nuko hari igihe bamwe baharabika bakavuga ngo narunaka namubonyeyo, ngo narunaka namubonyeyo. Ugasanga mu by'ukuri ibyo bintu ntibishoboka. Ntabwo waba mu isuri ni kuzimu. Erega ikuzimu nyine ni mu buturo bwa shitani. Ntabwo wajya wambaye inyama n'amaraso ngo uzaveyo, bakuhekenya. Ibintu by'umwuka ko numva bikaze. Ibintu by'umwuka birakaze. Burya nunabona abantu bari gutanga ubuhamya bavuga bati nge nabaye kuzimu, nge nagize gute, urumva. Ntabwo yabayeyo mu buryo bw'umubiri. Ese ubundi nta gihe umuntu yicara hari n'ibisaza abantu bafite ubwonko bujya busara, wari ubizi, bugatomboka agatekereza ari yose. None se ngewe reka nkwereke ukuntu. Hari akavideo nabonye kaciye kuri BTN, umumotari ahagarara ahantu hari umukoki, abwira abantu ngo nimushyireho kamera ngo ngiye gusimbuka na moto ngo ngwe hakurya nko muri metero 20. None se urumva ubwonko bugeraho bugasara. Yakije moto ihita imukubitamo. Mu by'ukuri yaragiye gukora ibintu bidashoboka, ariko siwe yari yasaze. Hari n'igihe abantu basara bagatomboka, akavuga ibintu
wakwitonda neza ugasanga bya bintu yavugaga ntabwo byari byo, urumva, ariko ntiwabimurenganyiriza. None se ko umuntu aza akavuga ngo mbihagazeho? Nka mwe b'abakozi b'Imana ndabizi ko mujya musengera abantu barwaye, hari ababa bateje ibisazi, hari ukuntu buri gusengera umuntu ukamusengera wajya ukumva nyine abo badayimoni bamuvugiyemo cyangwa abo barozi bamuvugiyemo bavuga ati turagiye, bavuga ati ntago tumuvamo. Ibyo bintu nshaka unsobanurire cyangwa usobanurire abantu badukurikiye ukuntu bigenda. Ni ukuvuga ngo rero mbone no kubwira abantu ko ntuzanezezwe no gusengera abadayimoni bavuge. Iyo bavuze se bikungura iki? Kandi ari byo sawa. Nibyo sawa gute se? None se uwo bavugiye mw'uno munsi ejo bwo ntibamusengera akamuvugiramo? Yesu yaravuze ngo munezezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ikindi, nimba wagiye gusengera umuntu urwaye abadayimoni, ntabwo uzanezezwa nuko bavuze, ahubwo uzanezezwa nuko uwo muntu yakize. Njyamo n'abantu benshi bavuga ngo vuga ngo mwaturutse, ngo vuga. Abadayimoni se ukuntu bijijisha ntibashoboye kuvuga ngo baturutse mwa nyirasenge, kandi ari kugira ngo bateranye abantu. Gusengera abadayimoni bakavuga bakakuganiriza ni kimwe mu kimenyetso cyerekana ko uri umunyembaraga nke. Umunyembaraga. Yesu asengera uwari utewe n'abadayimoni. Baravuze ngo tubabarire widutwika, witwica turagiye. Ariko baravuze. Banza umenye icyo bavuze. None se bihuriye n'umuntu uvuga ngo twaturutse kwa runaka, murya iki? Turya amakara. Ngaho ni muyarye, bakazana amakara agahekenya. Wabyumvise? Mu bigenze gutya akaganira nabo, akagirana imishyikirano nabo. Akenshi umuntu usengera umuntu urwaye abadayimoni bakamuvugisha bene kari akagene, abafitanye konegisiyo nabo, unitonze wasanga ari umwe mu babamushumuriye. Jewe naba mfite imbaraga z'Imana, umwuka wera uri muri njyewe, ngasengera abadayimoni tukagirana komunikasiyo yo kuganira. Turaganira iki nabo? Cyangwa abadayimoni bavuza induru bakavuga ati turagiye? Ntabwo bishoboka. Ni gute umuntu yaganira akaganira n'abadayimoni kandi ari mu mwuka w'Imana? We wagana, reka ngo bagize ubwoba akaba uretse n'abadayimoni waganira n'umuntu mutumvikana, mwahagarana mu nzira mukaganira. Byashoboka gute? Wahura n'umuntu mu nzira mukaganira. Bibiliya iravuga ngo ntabagendana badahuje. Nimba hari umuntu ugirana ubusabane n'imyuka mibi y'abadayimoni iri mu muntu ari gusengera, bafitanye konegisiyo ikomeye. Wabyumvise? Ahubwo iyo usengera umuntu urwaye abadayimoni ukaba ufite imbaraga z'Imana, bavuza induru bavuga ngo turagiye mwitwotsa, turagiye. Ngiki kintu abadayimoni bashobora kuvuga. Naho biriya byo kugirana ubusabane, twaturutse kwa runaka, dufite gahunda yo kumugira gutya, dufite gahunda yo kugira gutya, ni ibintu babateza. Ni ibintu babateza kugira ngo bikururireho abantu. Ntabwo bishoboka. Abadayimoni bavuza induru bavuga ngo turagiye, ukabirukana ukavuga ngo ndabirukanye mu izina rya Yesu nimugende. Ntago abadayimoni baguma muri we mugirana ibiganiro abantu batega amatwi. Waye, ariko mwazagiye mureka kubeshya. Mwazagiye mureka kubeshyera Imana. Ntabwo bishoboka. No. Birakaze ndabarahiye. Nukuri hari abantu benshi bajya gusengera ahantu cyangwa bakajya gusengera ku muntu, abadayimoni bakabavugiramo kandi ntabo bagira. Kubera iki? Ni ibintu babanza kubateza. Bya bintu babateje bakagirana ubusabane nabyo kuko ari ibyabo, bakaganira nabyo. Mwitondera aho mwirukanka mujya gusengera, mujye mubanza muyoboze umwuka we. Uze tuzamenya noneho biracanganye. Erega ubundi bakubwira yuko ibintu by'umwuka bisaba kubyishakamo wowe ubwawe, ukabanza ukiga gusenga. Uri rudiri, wowe uririrwa wirukanka mu bahanuzi utazi. Ariko ngo hari n'abapasiteri basigaye bakoresha imitwe, bagafata abantu bakabishyura ati we ninza kugukora uhita ugwa hasi. None se uretse n'ibyo, nimba umuntu agusengeye imbebe ikakuvamo igahita itakara hasi, iyo mbebe ivuye ikanirukanka ikagenda. Akoze biriya bintu byo. Niba umuntu agufashe kunda agasenga, yamara gusenga ipusi igahita itakara iturutse mu maguru yawe, ivuye
mwebwe murajya mu nsengero bakabaterereza imyuka mibi, mwarangiza mukavuga ngo twari turwaye, kandi ari ibintu bagushyizemo kugira ngo bemeze abantu. hari nuba wagiye arwaye ariko agakira. Nabyemeye, navuze ngo abadayimoni bavuze induru bavuga ngo turagiye. Ntago bavuga ngo tuganire. Uganire n'abadayimoni muraganira iki? Byonyine Petero yaravuze ngo mwami turi kumwe, afite inkota. Yesu aba yabibonye arangije aravuga ngo mva inyuma Satani. None wowe ufitanye ubusabane n'abadayimoni waye? Nese aba bantu nyine aba bantu ngo hari abantu bakodesha abantu ngo baba barwaye, urumva akavuga ati wowe uze kwirwaza, wowe ninza gukoraho rimwe gusa uze kuvuga ati turagiye. Bivuge rero ngo abantu bambe maso kandi basenge. Abantu byarakomeye. Byarakomeye. Birakaze. Kandi ndashoje. Kereka hari ikintu mbaza. Yewe reka turekeraho. Abantu badukurikiye mujye muri komenti, mutwandikire. Bishobora kuba nawe byarakubayeho, bishobora kuba byarabaye kuri mugenzi wawe. Urumva rero mwandike komenti mutubwire, gusa mukora subscribe, share ndetse na komenti. Yesu abaha umugisha cyane. Ego. Shalom. Shalom.